Jennifer umukobwa wibera mu cyaro, aha rero ni naho akorera akazi ke ka buri munsi karimo ubworozi, yoroye inka, ihene ndetse n'inkoko. Uyu mukobwa rero ibi bintu biba bitangiye kugenda rwose bimunanira kubifatanya byose cyane ko aba ari byinshi, kandi ikindi aba akeneye n'amafaranga nyine yo kwita kuri ubu bworozi. Ahitamo rero kugurisha igice rwose aba yororeyemo inka kugira ngo aya mafaranga ayakoreshe nyine yita ku bundi bworozi ndetse n'ibindi bintu bya buri munsi aba akeneye. Uyu mukobwa rero atanga itangazo kugira ngo rwose abakiriya nyine bazaze kugura bagenda baza, ariko akagenda nyine abangira kuko aba yumva batari guhuza neza. Ikindi kandi aba afite nyine na kondisiyo, aba yifuza ko umuntu uzagura uru rwuri rwe agomba kuba ari umuntu nyine ubisobanukiwe cyane, kandi nanone uzajya wita kuri izi nka nubwo zitazaba zikiri mu maboko ye, ariko mu by'ukuri aba nyine yumva akeneye umuntu w'umwihariko azareba koko akabona azazitaho nk'uko nawe yabigenzaga. Nyuma rero y'iminsi rwose agenda yangira abakiriya baba baza kureba uru rwuri, haza umusore araza rero maze agasuhuza Jennifer, aramubwira ati nitwa Gabriel, nabonye rero itangazo ko muri kugurisha urwuri rwanyu, nifuje rwose kuba narugura. Jennifer ati rero ikibazo rwose ntabwo ari umuntu wo kugura urwuri, ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo ese uru rwuri uzarwitaho neza nk'uko nanjye nabigenzaga. Gabriel ahita amubwira ati ntuhangayike, iwacu nyine ni ibi twakuriyemo, twakuriye rwose mu bworozi, ni ibintu rero menyereye kuko ntabwo ari rwo rwuri rwonyine mfite n'izindi, birumvikana rero ko ndabimenyereye kandi rwose nzarwitaho. Nanjye nyine nkunda inka cyane, ni nayo mpamvu rwose nifuje kugura uru rwuri, ariko nanone uramutse wumva rwose bishoboka n'ibi bindi bisigaye wabimpa, nta kibazo byose nabigura. Jennifer ati hoya, ibi nanjye ndabikeneye, no kuba rwose ngurishije urwo rwuri nuko nari nkeneye amafaranga, gusa ndabona nkwizeye, sinzi impamvu ndi kubona ngufitiye icyizere ko uzabigenza neza. Ndumva rero rwose twakumvikana maze tukaba twagura. Uyu musore rero ahita amwenyura maze agahita amukora mu kiganza. Jennifer rero ahita amubwira ati nanjye nitwa Jennifer, ndishimye rwose kuba mbonye umuntu ugahita amubonamo icyizere cy'uko azamfatira amatungo neza. Bajya mu biciro rero bakumvikana maze bikarangira rwose Gabriel atsindiye nyine uru rwuri. Ubwo kandi ahita nyine anatangira kurwitaho. Hashira rero iminsi mike maze ihene ya Jennifer yakundaga cyane, ariko rwose iyi hene nayo yari inzererezi, yakundaga kumucika. Iragenda rero maze ikajya nyine kwa Gabriel, aramuhamagara ati ngwino utware ibyawe, ndabona rwose byaje hano. Jennifer ahita agenda yiruka maze agahita ayifata. Gabriel akamubwira ati ariko ubundi sinakubwiye ngo uzareke byose mbigure, dore n'ubundi byose bikunda kwiyizira mu rwuri rwanjye, rero icyiza byose n'ubundi uzabimpe. Jennifer ati oya rwose ibyo ntabwo byashoboka, gusa nyine wakoze kuba ungaruriye ibyanjye byari byabuze. Ahita rero agenda maze akajya mu nzu nyine aho ababa, inzu ye iba yegeranye n'aya matungo ye cyane. Telefone rero ihita isona maze ugasanga ni mushuti we umaze iminsi akoze ubukwe yimutse nyine hano hantu baba batuye. Ahita amubwira ati Jennifer ndagukumbuye cyane rwose. Jennifer ati nanjye nuko, umbabarire kuba ntarabashije kukwimura ngo ngufashe gupanga ibintu, gusa ndifuza nyine kubona mu nzu nshya wimukiyemo ukuntu hameze. Mushuti we ati umva ni byiza, gusa nanjye nyine ndumva nishimye kuba narahinduye miriye nari ndimo, ni byiza cyane rwose, gusa nyine ndifuza kugutumira maze ukaza kuhareba tukanasangira. Jennifer ati rwose byaba ari iby'icyubahiro kuri njyewe, ahubwo se ni ryari? Umushuti we ati kuri uyu mugoroba uze kuza rwose dusangire, maze urebe n'ahantu nyine naba ndarimukiye. Jennifer ahita amubwira ati reka ntunganye ibintu byose ngomba gutunganya, ubundi nyine ndaza kuza nkurebe. Abakiri muri ibyo rero maze akumva nyine amahoni y'imodoka hanze ari kuvuga, imodoka rwose iri gusakurisha amahoni cyane. Ajya kureba rero agasanga ni umusore w'umudogiteri usanzwe uza kumugurira amagi,
arahita amubwira ati rero ndashaka amagi ahubwo mpakingira vuba vuba kuko ndihuta cyane. Jennifer ati ntabwo rwose wari uherutse nawe noneho wari umaze iminsi myinshi. Uyu musore ati yego ariko burya niyo ntaje hari abandi bantu ntuma bakaza kuyangurira, urabizi nyine nta wundi muntu nshobora kugurira. Jennifer ahita abikora vuba vuba maze akamupakingira. Uyu musore ahita amubwira ati urakoze cyane rero ubwo nyine naha nyuma y'iminsi mikeya nzongera ngaruke. Jennifer rero apfa kumupakingira agahita nyine anyura ku ka buwate bashyiramo amaletire maze agahita akuramo amaletire yose aba arimo. Ahita rero abona iletire itangaje umuntu aba yamwandikiye ati uri mwiza cyane, urasa n'ururabo rw'iroze, urasa rwose n'akazuba ka mu gitondo. Uyu mukobwa asoma iyi letire iba inanditseho amagambo rwose makeya maze agaseka ati nyumvira ni ukuri uyu muntu wanteye imitoma ubu ninde, gusa nta zina rye rwose uyu muntu aba yashyizeho. Bihita rero bimusetsa ariko ntabyiteho cyane, agahita agenda nyine akabika aya maletire yose maze agahita yitegura akajya kureba mushuti we. Umunsi wakurikiye rero Jennifer aba ari gutunganya indabyo, dore ko hano hantu rwose aba hakorera ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuko haba ari ahantu hanini. Aba rero aha ahinga n'indabyo aba agurisha, aba ari kuzitunganya maze hagahita haza nyine umumama baba baturanye nyine muri iki cyaro, aba ari kumwe n'umuhungu we. Ahita abwira rero Jennifer ati Jennifer umeze neza, narinje gushaka indabyo ariko nyine narinje no kukwereka umuhungu wanjye. Uyu muhungu wanjye rero yitwa Alex, ni umwarimu wa shimi. Ikindi kandi urabona ko nyine muri no mu kigero kimwe, nifuzaga ko nyine mwanamenyana mukajya muganira igihe ari hano. Jennifer ahita abwira uyu mumama nyine baba basanzwe ari n'abaturanyi ati nishimiye rwose kumenya Alex. Ahita amuhereza ikiganza ati nanjye nitwa Jennifer, ndabishimiye rwose kandi nyine ni karibu hano. Uyu musore amwenyura ahita abwira Jennifer ati nanjye ndabishimiye cyane, ibyo ari byo byose mbonye umuntu w'urungano rwanjye tuzajya tuganira hano. Jennifer rero uba uri kumwe na mama we bahita bahereza nyine indabo uyu mumama maze agahita agenda nyine n'umuhungu we. Gusa Alex agenda ari kureba inyuma yongera nyine areba Jennifer. Naho rero mama wa Jennifer ahita amubwira ati Alex ni umuhungu mwiza, wabibonye ukuntu ari bogari. Maze Jennifer ahita amubwira ati ariko nawe mama jya ureka gukabya, ati burase ubonye birenze. Mama we ati cyane cyane uriya musore ni mwiza kandi urabona ko nyine aranatuje. Jennifer rero ahita aseka ati ndakumenyereye. Hashira akanya rero Gabriel nawe uba uri kugenda ajya guha rwose inka ubwatsi, anyura nyine hafi y'aho Jennifer bari, maze agahita amureba akamwitegereza, agatangira kugenda yivugana buhoro cyane ati dore wa mukobwa, ati ariko uriya mukobwa ni mwiza ariko mbona ameze nk'ugira amahane, ukuntu avuga nabi nyine ajya ntera ubwoba, ariko nanone mbona nyine ari umukobwa mwiza. Ku rundi ruhande ni umukobwa uzi gukora kandi mbona ari umunyabwenge. Gusa nanone mba nibaza niba twahuza ngo tuganire kubera ko nyine mbona afite amahane menshi adashaka kuvugisha umuntu uwo ari we wese. Ahita rero yikomereza akigendera nyine ariko ntanasuhuze Jennifer, akamunyuraho rwose nkaho atanamubonye. Jennifer rero ajya kugaburira amatungo ye maze agasanga rwose ya hene yari yamucitse umunsi washize ikajya kwa Gabriel ntabwo rwose imeze neza habe na gatoya, abona rero imeze nk'irwaye maze nyine akayijyana ku muganga w'amatungo. Aragenda akamubwira ati nabonye rwose ihene yanjye yarwaye, birashoboka ko yaba yarariye nyine ibintu bidasanzwe irya mu baturanyi. Uyu muganga rero arayireba nyine maze akamubwira ati genda nyine wongere ushyire bicarbonate mu byo kurya byayo.
ndetse n'ikindi gihe cyose izajya iba yariye ibintu utazi ibyo ari byo cyangwa ubona itameze neza, jya uyishyiriramo bicarbonate mu byo kurya, bizajya bifasha rwose igifu cyayo kugira ngo gisye neza, ntabwo izongera kugira ikibazo. Jennifer rero ahita areba uyu muganga uba ari n'umusore mwiza cyane rwose, unavuga aseka, maze agahita amubwira ati urakoze cyane, ubwo ndakeka noneho nzajya nza hano gakeya, kubera ko nyine umbwiye ko nzajya mbigenza. Uyu muganga ahita amubwira ati hoya ntabwo ari ibyo nshaka, ni ngombwa se ngo uze hano gusa ari uko nyine uzanye amatungo uje no kuvuza? Oya, jya uza nyine nanakugira inama y'uko ugomba kuyafata neza kugira ngo ntarware. Mba nkeneye kuvugana nawe kenshi gashoboka. Ababivuga nyine ari no kumwenyura, maze Jennifer ati yego nabyumvise rwose, nzajya nza hano kenshi nyine unangira inama. Ahita amusezera maze agahita ataha. Jennifer rero amara kugera nyine mu rugo iwe, maze agahita atangira kubaka igikuta kiba kibatandukanya na Gabrielle. Ahita atangira kugenda ahafunga nyine mu buryo budasanzwe kugira ngo amatungo ye ntazongere kujya kwa Gabrielle. Gabrielle rero uba nawe rwose yiyicariye ahantu ari kumureba, aba ari guseka ati ariko uriya mukobwa rwose nawe yiha akazi, akunda gukora ibintu bikomeye gusa, buriya se nta kundi kuntu yabigenza atiriwe nyine yubaka hariya. Ubanza adashaka ko nanjye nzanahanyura kugira ngo njye kumusuhuza. Njya nibaza nyine nk'ibintu uriya mukobwa bari gutekereza, maze bikanyobera. Jennifer rero we amara kubaka, maze akongera kunyura kuri ka kantu nyine kaba kajya agasanduka k'amabaruwa akanyuramo, maze akagenda agafata aba arimo yose, agera mu nzu rero agatangira kuyasoma imwe ku yindi. Arongera rero agakubitana n'iyindi baruwa nanone rwose bigaragara ko ari iy'urukundo. Aritegereza neza maze agasanga umukono ni nk'uwari uri kuri ya baruwa ya mbere. Uyu muntu nyine aba ari kumubwira ati mba ndi kukwiyumvamo rwose, umutima wanjye uba uri gutera cyane kubera kugutekereza, yabaye byashobokaga nakabaye rwose ndi iruhande rwawe. Mba ndi kumva rwose mu mutima wanjye harimo ikibatsi cy'umuriro kubera urukundo ngufitiye. Mba numva rwose urukundo ruri kungurumanamo, gusa nizere ko umunsi umwe nzaba ndi iruhande rwawe, nzaba nkwegereye rwose ndi kumwe nawe, nkureba mu maso, kandi rwose ndi no kugukoraho. Ndagukunda cyane cyane, aho uri hose ujye umenya ko hari umuntu utazi ugukunda kandi ugutekerezaho buri munsi. Uyu munsi rero bwo noneho ntabwo Jennifer rwose ibi bintu abigira imikino, noneho asoma iyi baruwa atuje cyane kandi ubona afite ubwoba, ubona noneho yahindutse, kuko iya mbere yo yayisomye yisekera, yatekerezaga ko hari iyi baruwa ya mbere yari yayobye, ariko kuri iyi nshuro noneho abona ko umuntu umwandikira rwose amwandikira yabitekerejeho, ari umuntu nyine umwandikira kandi ashobora kuba anamuzi. Jennifer rero akomeza gutekereza kuri uyu muntu uba rwose umwandikira aya mabaruwa, ariko akayoberwa uwo ari we. Ahita ahamagara rero wa mushuti we uba unakora ahantu muri biblioteke, maze akajya kumureba. Agerayo rero akamubwira ati hari ikintu nifuzaga kukubwira. Uyu mushuti wa Jennifer ahita amubaza ati nizere ko wari uje kumbwira ko Gabrielle wumvise rwose umutima umutereraho kubera ko nabonye uriya musore ari bogari. Jennifer rero ahita aseka ati rekana na Gabrielle, ntabwo rwose tujya tunavugana, uriya nta kintu kimwe duhuriyeho, ahubwo nari nje kukwereka. Ahita rero afata ya mabaruwa maze akayereka uyu mushuti we. Umushuti we arayasoma yose maze agahita amubwira ati ngwino nkwereke. Bahita bagenda maze agahita amurebera igitabo muri iyi biblioteke ati dore nyine iki gitabo rwose wagira ngo umuntu ukwandikira aya mabaruwa nicyo aba yasomye. Ahita rero abaza Jennifer ati ubundi se ninde ukwandikira aya mabaruwa? Jennifer ati ntabwo rwose nzi uwo ari we, kubera yuko urabona ko nta zina ririho, nta nubwo ajya asinyaho, ntabwo rero rwose nzi ngo ninde.
Umunsi wakurikiye rero kubera ko Jennifer yaraye ari gutekereza nyine ku by'uyu mukunzi we atazi, yaryamye rwose kare ariko asinzira atinze cyane, byatumye rero aryama maze buracya ntiyabimenya araryamira cyane, yakanguwe n'inkoko nyine yari iri kubika isakuza maze arakanguka, inkoko ze zose yabaga yarazihaye amazina maze ahita avuga ati nakumvise rwose nabyutse humura, ahita abyuka rero ari no guseka wagira ngo rwose aya matungo ye aba ari n'inshuti ze za hafi kuko ari nazo nyine baba babana hafi aho ngaho. Yarabyutse rero ahita ajya muri mashine ye nyine kureba amakomande y'uwo munsi, yasanze afite amakomande menshi cyane ay'abantu bakeneye amagi, abakeneye inkoko, abantu nyine bakeneye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero yarishimye aravuga ati ndabona rwose uyu munsi ndi bukore neza kuko byonyine mbyukanye amakomande ahagije, niyo yaba ariyo yonyine nkoze ku munsi byaba bihagije. Ahita ajya kumva umuntu arakomanze, aragenda agafungura maze agasanga ni Gabrielle uba uteruye ikintu kimeze nyine nk'igikarito mu ntoki. Ahita amubwira ati niba rwose ugarutse kumbwira ko ukeneye kugura iriya hene yanjye ntabwo rwose nayiguha. Gabrielle ati hoya ntabwo ari byo byari binzanye, ahubwo nyine nasanze ibi ari ibintu bya mama wawe yibagiriwe muri ruriya rwuri ubwo mwimukaga, nari mbizanye rero. Jennifer ahita amubwira ati urakoze cyane rwose ndagushimiye. Gabrielle ati hoya nta mpamvu yo kunshimira, ni ibintu bisanzwe cyane, ahubwo se mama wawe ameze neza? Jennifer ati yego ameze neza cyane nta kibazo, nawe se kandi umeze neza? Jennifer ati yego twese tumeze neza. Gabrielle rero ahita amubwira ati ugire umunsi mwiza rero, nibyo bintu nari nkuzaniye. Gusa nyine uyu musore aragenda ariko akagenda yongera anahindukira yitegeza uyu mukobwa cyane rwose, umukobwa kandi uba ari na mwiza, nubwo aba mu cyaro kimeze gutya ariko aba anambara neza, uba ubona nyine ari umukobwa ukeye. Jennifer rero aritegura maze agatangira kujyana amakomande aho baba bayamusabye. Mu kugaruka rero arongera akanyura kuri ka gasanduka k'amabaruwa arakitegereza, maze akumva rwose afite n'ubwoba bwo kujya kugafungura, gusa yihagararaho maze akava mu modoka akagenda agafungura aka gasanduka, arongera agakuramo amabaruwa akicara mu modoka maze agatangira kuyarebamo. Ahita yongera nyine akabona ibaruwa ifite wa mukono, aba rwose uyu mukono yarawumenye neza, nubwo atabazi ngo ni uwande, ariko kubera ukuntu uyu muntu aba amaze kumenyera ko rwose amwandikira, ibaruwa yahita ayikura mu zindi maze arayisoma aramwenyura, arangije ahita ayishyira mu isakoshi ye, ahita yatsa imodoka ajya kureba mama we aho aba ari ku kazi ndetse na wa mushuti we nyine. Agerayo rero agahita ababwira ati murabizi se ko nakiriye iyindi baruwa nanone y'urukundo, ariko rwose uyu muntu anteye amatsiko. Arayibaha rero kugira ngo bisomere, maze mama wa Jennifer akaba ari we uyisoma. Uyu musore rero noneho aba yamwandikiye ati rwose ndabona amasaha atagenda, igihe ntabwo kiva aho kiri, kandi rwose nifuza kongera guhura nawe, yabaye byashobokaga mba numva nagasubije inyuma igihe, maze umunsi nahuriyeho nawe ukongera rwose uwo munsi ukangarukira, kuko mba numva nkukumbuye cyane. Ndumva nshaka kongera kwirebera mu maso yawe hatagira uko hasa, ndifuza kandi kureba ya nseko yawe itagira uko isa, ndagukumbuye rwose. Gusa nanone ndizera ko rwose bidatinze nzongera nkabona nawe amaso ku yandi. Ndagukunda cyane rero, aho uri hose ntuzigere na rimwe wibagirwa ko ufite umuntu ugukunda ariko ushobora kuba utazi. Bamara rero gusoma iyi baruwa, maze mama wa Jennifer ndetse na mushuti we bagahita bamubwira bati nyamara rwose Jennifer ufite umuntu rwose uri kugutereta mu ibanga rikomeye. Uyu muntu ariko nanone birasa naho mushobora kuba mwarigeze guhura, kuko urumva ko nyine akubwira ngo byabaye bishoboka yagasubije inyuma igihe umunsi mwahuriyeho ukongera ukagaruka. Birumvikana rero ko ari nk'umuntu mwigeze guhurira ahantu,
Jennifer ati ntabwo rwose nabimenya, tekereza ukuntu mpura n'abantu benshi tugahurira ahantu hatandukanye, ubwo se koko urumva namenya uwo muntu ari nde? Ntabwo rwose muzi, gusa ntakubeshye ntangiye kugira amatsiko kuko rwose uyu muntu ari kugenda arushaho kuntangaza no gutuma kandi mutekerezaho cyane, ndi kumwibazaho ibibazo byinshi ariko ntabonera ibisubizo. Bahita rero batangira kumuserereza bati Jennifer ari mu rukundo, Jennifer ari gukundana n'umusore w'ibanga, Jennifer rwose uri mu rukundo. Nawe rero ahita ababwira ati nimwicecekere nimubyihorere, murumva se naba ndi mu rukundo n'umuntu ntazi ntaranabona? Umushuti rero wa Jennifer ahita amubaza ati none se mu by'ukuri nta muntu n'umwe wumva rwose waba uri gutekereza? Kubera yuko uyu muntu nyine birumvikana ko ari kugutereta mu buryo nyine bwa kera, uburyo nyine abantu ba kera bakoreshaga bw'amaretere, kubera ko nyine buriya ibaruwa rwose ni igikoresho umuntu ashobora gukoresha abwira yereka undi muntu ko amukunda, gusa ibyo bintu nyine ni ibya kera, ashobora rero kuba aribwo buryo yahisemo gukoresha, gusa nyine birumvikana uyu musore ari romantike n'amagambo avuga nayo rwose birumvikana ko uyu musore azi gukunda kandi afite urukundo. Tekereza nyine mu bantu waba warigeze guhura nabo cyangwa se mwaba mwaragiranye ibihe byiza nibura. Jennifer rero ahita atekereza mu bantu bose bigeze kumenyana, maze umutima we rero uhita ugwa kuri Alex, ahita yibuka ukuntu Alex wa munsi wa mbere mama we amuzana yamurebaga ukuntu yagiye ariko atari kumukuraho ijisho. Jennifer ahita abwira mushuti we ati hari umuntu ntekereje, gusa nanone ngomba kuverifiya n'ibyo ntekereje ari byo, reka ahubwo njye kumureba maze rwose ngereranye imikono iri kuri aya mabaruwa ndetse n'umukono we bwite, nshobora kuhava nyine namenye niba ari we cyangwa niba atari we ujya unyandikira aya mabaruwa, ko byanze bikunze ngomba kumenya ngo ninde uyanyandikira. Jennifer rero ahita agenda yihuta cyane, maze agasanga Alex ku ishuri nyine aho aba ari gutanga isomo rya shimi, aragenda agahita asanga yari ari kwandika kuri taburo, gusa nyine abakimubona maze agahita nyine amubaza ati Jennifer kuje hano se urantunguye rwose, ntabwo nari nkwiteguye mu ishuri. Jennifer ati ntakubeshye rero numvaga rwose nkumbuye no kureba aho banditse shimi gusa cyangwa kuyumva, kubera ko burya ni isomo nakundaga cyane nkiri mu ishuri, rero hari igihe nicara nkumva nkumbuye nyine kumva ibintu bya shimi mu matwi yanjye. Uyu umwarimu rero ahita aseka ati nanjye shimi cyane, ati reka burya ni ubusanzwe siyansi ni ubuzima nyine, nibyo bintu bya buri munsi ubundi tubamo. Jennifer ariko we nyine aba ari kwicunganira no kureba ahantu uyu musore aba yanditse rero ibintu by'amaformule ya shimi nyine, birumvikana biba ari ibintu bimeze nk'imibare, nta magambo aba arimo ku buryo wamenya ngo umukono w'umuntu ni uwuhe, gusa titire aba yanditse yo nyine birumvikana iba yanditse mu mukono ugaragara. Uyu musore rero aba yaratangiye gusiba nyine ya taburo aba ari kwandikiraho, hahandi niho aba yahereye asiba. Jennifer arareba ariko n'ubundi akabona ibiri kuri taburo ntacyo byamufasha, kuko biba ari ibintu bimeze nk'imibare kandi ntabwo imibare yakwereka umukono umuntu yandika. Ahita rero atangira kumubwira ati gusa nyine nari nje kukureba kubera ko twari twavuganye ko tuzongera kubonana. Alex ahita amubwira ati ababyeyi bacu rero baba bashaka ko tubonana kenshi, uba ubona nyine babishyizemo imbaraga. Jennifer ahita amubwira ati ariko n'ubundi ntacyo byaba bitwaye tubonanye tukamenyana, nari nje kukubwira nyine ngo tuze guhura nyuma ya saa sita dusangire, ariko ubwo aba ari kumubwira ibyo ngibyo nyine amaso ari mu mpapuro noneho ziba ziri ku meza ya Alex, kugira ngo arebe ko rwose waba ari umukono wa Alex uri no muri ya mabaruwa. Arareba rero ahantu hose maze agahita abwira Alex ati ubwo rero reka ngende nyine turaza kubonana nyuma ya saa sita.
Alex asigara ari kumwenyura maze agahita yivugana ati byumvikana sinabura rwose umwanya wo guhura n'umukobwa mwiza nk'uyu nguyu. Ahita rero atangira no kwitekerereza ikintu ari buze kwambara nyine asohokanye n'uyu mukobwa w'igikundiro. Ku mugoroba rero Jennifer yambara neza maze nyine agasohokana na Alex, aragenda bakaganira bakamenyana rwose kurushaho. Alex ahita amubwira ati ntabwo rwose nari nzi ko uri umukobwa uzi kuganira gutya ugira burage, umuntu akikubona ahita abona nyine wagira ngo uri umunyamahane, ariko ntabwo ariko bimeze, uri umukobwa uzi rwose kuganiriza umuntu akaba atarambirwa, uzi ko wakwicarana n'umuntu amasaha ayo ari yo yose ntakurambirwe. Jennifer rero ahita amubwira ati nyine ni ukubera ko ntakunda kuvuga kuko nkunda kuba nibereye kumwe n'ariya matungo yanjye, rero rwose ntabwo ari kenshi mvugana n'abantu. Barataha rero maze Jennifer nyine akaryama. Umunsi wakurikiye arabyuka nyine mu gitondo maze akongera gusubira kuri ka gasanduka k'amabaruwa, n'ubundi arongera agasanga bongeye bamwandikiye iyindi baruwa, ayikuramo rero maze agatangira noneho kuyisoma ahagaze nyine aho hafi y'ako gasanduka k'amabaruwa. Uyu musore noneho aba yamubwiye ati nkunda ukuntu uri umukobwa mwiza kandi w'umunyabwenge, nkunda ukuntu wicisha bugufi, kandi ubwo wabona utabizi ko uri mwiza cyane, uri mwiza cyane rwose mpora mbikubwira no mu mabaruwa yabanje, gusa nyine umutima wanjye urakunyotewe, ndifuza rwose kongera kukubona, byabaye byashobokaga nagahinduye iminsi maze nkayihindura mu minota, ahari yenda nyuma y'iminota mike gusa byaba ari byiza ko njye nawe twahura, gusa nyine ntabwo bishoboka, ariko umunsi wo guhura kwacu ndawutegereje, mpora mbikubwira nyine uru rurabo rwanjye rw'iroze, ndagukunda cyane umukobwa mwiza. Noneho rero Jennifer aba ari gusoma iyi baruwa ari no kwisetsa, ari kumwenyura kuko nyine aba amaze kumenyera uyu muntu nk'aho koko bakundana, aba asigaye amwiyumvamo rwose kandi atanamuzi, kubera nyine amagambo meza uyu musore umwandikira aba amubwira. Gabriel rero uba ari kureba Jennifer ari gusoma ibaruwa ari no kwisetsa, ahita aza amusanga maze akamubwira ati mwaramutse neza. Jennifer nyine ahita yikanga maze agahita azinga vuba vuba rwa rupapuro agahita aruhisha mu ishati aba yambaye. Gabriel ahita amubwira ati mbwiza ukuri, ni iki kintu cyari kiri kugusetsa? Nabonaga rwose wishimye, nabonaga ntazi ikintu kiri kugusetsa, mbabarira rwose umbwiza ukuri, ndumva mfite amatsiko yo kubimenya. Jennifer ahita amubwira ati nari ndi gusoma ibaruwa, hari umuntu rwose wansigiye ibaruwa ntazi, rero nari ndi kuyisoma, nabonaga rwose ishakeje, gusa nyine ni ibaruwa y'urukundo. Uyu musore rero ahita aseka ati hoya nawe winsetsa, ibyo bintu rwose ntabwo byashoboka, ubu se umuntu yafata umwanya we wo kuza muri kino cyaro kugira ngo gusa agusigire ibaruwa y'urukundo? Cyakoze ntakubeshye, ndumva rwose ibyo bintu bisekeje. Jennifer ahita amubwira ati wowe rwose wibiseka, gusa menya ko nyine uyu musore nubwo ntamuzi, ariko rwose uyu musore ashobora kuba nawe ubwe akunditse. Gabriel ahita amubwira ati urebye ntabwo aricyo cyari kinzanye, ahubwo nari nje kukubaza, ntabwo rwose urava ku izima ngo maze ungurishe ibi bintu byose usigaranye? Ariko se ubona uzasazira hano hantu? Uri umukobwa mwiza cyane, ikindi kandi warize ufite diplome, ntabwo rwose ukwiye guhora uri muri izi hene n'izi nkoko, wakabaye ujya gushaka akazi ugakora kuko uri umuhanga cyane, uzi ubwenge. Jennifer ahita amubwira ati ndakwinginze rwose mbabarira, urabizi uru rwuri rwose rwari urwanjye, rero wararutwaye, ndeka rero nibura na dukeya nsigaranye nibura mbe nkwishimishamo. Ibi ureba hano ni ubuzima bwanjye, ibi nibyo nakuriyemo, nibyo bintu kandi binshimisha, ubwo rero mbabarira rwose nishime muri utu dukeya nsigaranye. Ahita kandi anahindukira maze agahita yigendera.
uyu musore asigara ahagaze hano nyine wenyine. Jennifer rero ajya kureba mama we maze agahita amubaza ati mbwira, ni wowe wabwiye Gabriel ko dushobora kumugurisha n'imirima yacu ndetse rwose n'iyi nzu yacu? Mama we ati oya, ntabwo rwose ibyo bintu ntabikora, twamugurishije nyine urwuri gusa, naho rero iriya mirima cyangwa amajaride byose ni ibyawe, kimwe n'iriya nzu yari iya nyogokuru wawe, byose rwose ni ibyawe, uzabikoresha icyo ushaka. Jennifer ati wagira ngo rwose uriya musore ntabwo ashaka kumbona hano, uzi ko wagira ngo arashaka ko rwose nanjye ngenda nkava hano? Mama ati hoya, ibyo wibyitaho wibitindaho, umwihorere buriya rwose aba yivugira. Jennifer rero amara kuvugana na mama we agahita yongera nyine agasubira muri ka kazi ke ka buri munsi. Arongera kandi akajya kureba nyine kuri ka gasanduka k'amabaruwa, arongera agasanga wa musore uhora umwandikira n'ubundi aba yamwandikiye. Uyu munsi aba ari kumubwira ati umeze neza mukunzi wanjye w'ibihe byose, nk'ibisanzwe nyine n'ubundi ndagukumbuye, gusa nyine mpora nkureba mu maso yanjye, mpora nkubona rwose nk'aho mba ndi kureba televiziyo, iyo ngutekereje mba numva rwose tumeze nyine nk'aho twahuye ejo, ndakwibuka cyane, ndibuka ya maso yawe meza, ndibuka kandi ukuntu umwenyura, mbese mpora nkubona imbere yanjye, ibitekerezo byanjye ntibijya bikuvaho, ni wowe mpora ntekereza ibihe byose. Gusa rwose mfite amatsiko y'umunsi tuzahura njye nawe, ndifuza kureba ukuntu bizaba bimeze. N'ubundi rero asoza iyi baruwa amubwira ati ndagukumbuye cyane. Umunsi wakurikiye rero nabwo nyine arongera akakira iyindi baruwa, iyo yaravugaga iti ndabizi rwose kandi ndabyizeye ko umunsi umwe uzaba uwanjye maze nanjye nkaba uwawe, sinitaye ku ntera idutandukanya, imitima yacu rwose mba numva yegeranye, ndabizi ko turi kumwe ku mutima kandi ndabizi ko undi iruhande nubwo rwose uri kure, ariko ndabizi ko untekereza nk'uko nanjye ngutekereza. Arongera agasoza iyi baruwa amubwira ati ndagukunda urukundo rw'ubuzima bwanjye bwose, gusa nyine mfite amatsiko y'umunsi tuzahura uko bizaba bimeze. Jennifer rero afata aya mabaruwa yandi ya nyuma baba baramwandikiye maze akongera akayashyira wa mushuti we, aramubwira ati nyamara ndacyakira rwose amabaruwa y'urukundo, gusa uyu musore ari gukomeza agenda antangaza, uko mba ndi gusoma ibaruwa ye mba numva ndi kugenda ninjira mu rukundo, kandi nyamara igitangaje mba ninjira mu rukundo n'umuntu ntazi kuko simuzi, ariko nanone nongeye ntekereza undi muntu, natekereje wa muganga wanjye w'amatungo, uriya musore nawe aba andeba ukuntu, ikindi kandi akunda kumbwira ngo aba yifuza kumbona. Rero hari ibintu rwose byanditse muri aya mabaruwa bisa nkaho rwose njya numva uriya musore abimbwira, gusa sinzi icyo gukora. Uyu mushuti ahita amubwira atari kuzi ko nabyo byashoboka, birashoboka rwose ko nawe yaba ari we, ariko se nanone urumva wakwemeza ko ari nde hagati ya Alex ndetse n'uriya muganga? Jennifer ahita amubwira ati kubera ko rero ntazi uwo ari we muri bose, ngiye gusohokana na bombi uko ari babiri, bose nyine ngiye kwigira nk'aho dukundana, ndabizi umwe muri bo nyine azavamo maze ambwize ukuri, ambwire ko ari we ujya unyandikira ariya mabaruwa, kuko ndabizi simbishidikanyaho, byanze bikunze umusore unyandikira aya mabaruwa ni umwe muri bariya babiri. Uyu mushuti we ahita amubabwira ati none se urumva uzabishobora gusohokana n'abasore babiri icyarimwe, kandi noneho bose bameze nk'aho baturuka muri karitsiye zimwe? Jennifer ati yego nzabishobora, nzabishyiramo ubwenge bwinshi, kuko rwose nanjye ndabizi iyo ndi gutekereza simbabara, umutwe wanjye ni icyo nyine ubereyeho gutekereza, ntabwo ubereyeho gusokoza,
ndaje mbyigeho neza kandi ndamenya icyo gukora, ngomba kumenya byanze bikunze uyu muntu unkunda mu ibanga. Jennifer rero ahita atangira kujya asohokana n'aba basore umwe ku wundi. Uyu munsi agasohokana na Alex, ejo agasohokana na wa muganga nyine w'amatungo, buri munsi agasohokana n'umwe muri bo. Gusa ikiba kimugenza ni ukwanariza n'amagambo bavuga kugira ngo abe yayahuza n'aya mabara yandikirwa, maze rwose abe yamenya ujya amwandikira. Abikora rero rwose inshuro nyinshi abasimburanya nyine, maze bagasohokana kenshi, ariko ntacyo aba yari yavumbura. Nyuma y'iminsi mike rero Jennifer aba ari muri jaride nk'ibisanzwe ari gutunganya indabo ze, maze Gabriel agahita ahamusanga. Aba afite akantu nyine k'akabuwate kameze nk'agakoze mu giti, karimo ibintu, karimo imbuto, karimo imboga ndetse rwose n'ibindi bintu byo guteka. Ahita abwira Jennifer ati uyu munsi nifuzaga rwose kugusura. Jennifer ati nta mwanya mba mfite wo kuba naganira n'umuntu. Gabriel ati oya, ntabwo ari ukuganira kundi, ndifuza nyine ko twafatanya guteka maze tukanasangira. Jennifer ahita amubwira ati nta kibazo, niba rwose ufite umwanya ukaba wabitekerejeho, nicyo nari ngiye gukora n'ubundi, ubwo ubundi tujya mu gikoni. Baragenda rero bakajya mu gikoni, maze bagatangira nyine kuganira nk'abantu bari mu kazi, baba bari gufatanya guteka. Gabriel aramubaza ati mbwira, kubera iki hene yawe ikunda cyane ukaba warayishakiye izina ndetse rwose ukaba utifuza no kuba wayigurisha? Jennifer ahita amubwira ati impamvu nta yindi, iriya hene nyine na nyogokuru wanjye yarayikundaga cyane, kandi nk'uko nabikubwiye ubundi uru rwuri rwose ndetse n'aha hantu hose bimeze nk'aho ari umurage wavuye ku basokuruza bacu. Ubwo rero ibi bintu rwose ni urwibutso rwa ba sokuru, ntabwo tuba dushaka kurutakaza. Iyi hene rero nyogokuru wanjye yarayikundaga cyane, ndetse amata yayo yajyaga anayakoresha ari gukaraba. Yavugaga ko rwose bimutera kugira umubiri mwiza, ikindi kandi bikanatuma aruhuka. Rero rwose byatumye nanjye nyitaho cyane, nyigumisha hano, mba numva nta handi hantu yajya. Gabriel rero ahita abwira Jennifer ati umbabarire cyane rwose kuba naraguze hariya hantu, kubera ko ndumva ibi bintu byari by'amateka, ndetse uru rwuri rwanyu ndumva rwari urwibutso rwa famiye yawe. Umbabarire rwose kuba narakwivangiye mu bintu. Jennifer ati hoya, nta kibazo, kubera ko nabyo twari tubikeneye, twari dukeneye undi muntu udufasha kubyitaho, ikindi kandi twari dukenerega n'amafaranga. Nta kibazo rero, nitwe twabigurishije ku bushake, rwose ntiwiyumve nk'aho hari ikosa wakoze. Ikindi kandi nta nubwo ngewe bimbabaje, kubera yuko mbona neza ko amatungo uyitaho nk'uko nanjye nayitagaho, urayakunda. Ubwo rero rwose mba numva nyuzwe, mba numva kandi ntekanye. Bakomeza rero kuganira, maze Gabriel akabwira Jennifer ati ndatashye rero, kandi rwose wakoze kunyakira mu nzu iwawe. Jennifer ati ahubwo niwe wakoze, kuko wamfashije gukora ibintu byinshi. Ni ukuri ni iby'igiciro rwose, uyu mwanya tumaranye wanshimishije kandi wakoze. Gabriel ahita amubwira ati ahubwo hari ikindi kintu nari nibagiwe, akira kino gitabo, nagiye kugitira muri ya biblioteke, maze wa mushuti wawe ambwira yuko wari wararangije kukishyura ngo uzagifate ugisome. Rero namaze kukigeza mu rugo, numva rwose ni amakosa kuba nagitwaye imbere yawe kandi ari we wacyishyuye. Rero byatumye ntanagisoma, rwose ndakikuzaniye kugira ngo ubanze ugisome, ubwo numara kugisoma uzakimpize nanjye ngisome. Numvise ngisomye imbere yawe naba nkoze amakosa. Jennifer ahita areba uyu musore, maze rwose akumva aramwishimiye ukuntu atekereza ndetse n'uburyo akoramo ibintu. Ahita amubwira ati ni ukuri ntabwo nzi ko ari gutyo umeze, gusa nyine burya ni byiza kuganira n'umuntu kugira ngo umumenye aho kumutekereza uko wowe nyine ubyishakiye. Ntabwo nari nzi ko utuje gutyo. Gabriel araseka
maze agahita amubwira ati none se ntabwo wajya guha umwanya wo kuvugana nanjye, ariko nanjye si uko nari nkuzi, gusa rwose nanjye ndatunguwe, uri umukobwa mwiza kandi uratuje ndetse ufite ubwenge bwinshi. Basezeranaho rero maze Jennifer agasigara hano nyine ari kwisomera cya gitabo. Umunsi wakurikiye rero Jennifer asubira kureba nyine muri ka gasanduka k'amabaruwa, ibaruwa rwose ya wa musore we umukunda bataziranye ntishobora kuburamo uko byagenda kose. Arongera rero akayisangamo maze akaza akicara mu nzu akayisoma. Uyu musore noneho aba ari kumubwira ati rukundo rwanjye, ndagira ngo nkubwire ibyo ndi gucamo muri iyi minsi. Mfite ubwoba bwo kuryama kubera ko nyine mfite n'ubwoba bwo kurota. Mu nzozi zanjye ni wowe wenyine wiyiziramo. Mfite rero ubwoba bw'uko rwose ndyama nkakurota maze nakanguka ngasanga ntabwo uhari. Ndumva rwose bishobotse ahari nabaho nkanuye gusa, uretse ko nabyo ntabwo binyoroheye. Buri kintu cyose ndebye nibonera wowe, uhora imbere yanjye, isura yawe nyibuka rwose nkaho uri umuntu nabonye ejo. Ndagukunda cyane rero, kandi uko iminsi igenda ihita niko urukundo rugenda rwiyongera muri jyewe. Ndifuza rwose kukubona nkwegereye, gusa ndabizi umunsi n'umwe maze nkazakabya inzozi. Ndagukunda cyane nk'ibisanzwe, ntuzajya utekereza ko haba hari umuntu ugukunda ujye utekereza kuri jyewe. Ndagukunda cyane kandi mpora ngutekereza, uru rukundo rw'ubuzima bwanjye. Nanone rero Jennifer afata iyi baruwa akongera akayishyira mama we na wa mushuti we, ati nyamara rwose nayobewe uyu mukunzi wanjye w'ibanga, dore n'ubu aracyanyandikira. Gusa nyine bose baba basoma aya mabaruwa bamwandikira maze bakumirwa. Bose baba bifuza kuzareba uyu musore uzi gutera imitoma atya, uyu musore uvuga amagambo y'urukundo atuje. Bose baba bifuza rwose kumubona. Mama wa Jennifer aramubwira ati ntakubeshye, nubwo rwose uyu musore utamuzi, ariko njye ndabona ibi bintu bishimishije. Ikindi kandi uzi ko byatuma nanjye ushaje nifuza kongera kuba muto ngo nisubirire mu rukundo. Ibi bintu rwose birashimishije. Jennifer ati ntakubeshye nanjye noneho ubu ndi kumva binshimishije, ndi kujya nsoma iyi ibaruwa maze nkayisoma ndi guseka. Gusa nyine igitangaje nanjye niyumva nkaho uyu muntu twaba tuziranye kandi mu by'ukuri simuzi. Baba rero bari muri ibi biganiro, dore ko rwose baba bari muri biblioteke. Hafi aho rero haba hari umukobwa w'umunyamakuru nyine w'umwanditsi, aba yumvise ikiganiro cyose baba bari kuganira, ahita aza akabegera maze agasuhuza Jennifer. Aramubwira ati ni wowe Jennifer? Ati ngewe ndi umunyamakuru. Akamubwira nyine amazina ye n'ikinyamakuru akorera. Ahita amubwira ati ndifuza ko rero rwose nazandika inkuru yawe, maze kuri paje z'imbere akaba ari inkuru yawe ivugwaho. Jennifer ahita amubaza ati none se urifuza kunyamamariza produit zanjye? Uyu mukobwa ati oya, ntabwo ari ibyo binshishikaje, nshishikajwe n'ayo mabaruwa y'urukundo, nshishikajwe nyine n'inkuru yawe y'urukundo, nicyo nifuza kuvugaho mu kinyamakuru cyanjye. Jennifer ati oya, ibyo ntabwo byashoboka, ntabwo njyewe ndi umusitari. Ikindi kandi ntabwo rwose ubuzima bwanjye nabushyira mu kinyamakuru, ubuzima bwanjye ni ibanga. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ndamutse se narakubwiye ko nzakwamamariza ibikorwa byawe mu gihe cy'amezi 6 ku buntu, ntabwo wakwemera kumpa iyo nkuru maze nkayandika mu kinyamakuru cyanjye? Aba agiye nko guhakana, maze mama we agahita amukurura akamushyira ku ruhande. Aturamenye ntuvuge ngo hoya, kiriya kinyamakuru kirakomeye cyane, nibaramuka bamamajemo ibikorwa byacu tuzabona abakiriya bikuba inshuro nyinshi cyane abo twabonaga. Ikindi kandi bishobora no kuzagufasha kuzabona uyu musore ukwandikira nyine mutaziranye, ni wowe ubifitemo inyungu kurusha uko uriya munyamakuru abifitemo inyungu. Wibyanga rero, bikore rwose ndakwinginze. Uyu munyamakuru rero ahita asigira Jennifer nimero ze, ati nta kibazo, bitekerezeho neza, hanyuma ntibizarenga ejo mu gitondo utampamagaye umbwire nyine icyemezo wafashe.
buracya rero mu gitondo maze Jennifer agahamagara wa munyamakuru amubwira ko yabyemeye. Baragenda rero bakabonana maze bakajya bamufata amafoto ariko banamubaza n'ibibazo. Uyu munyamakuru abaza Jennifer ati mbwira ese ayo mabaruwa yose wayaboneye umunsi umwe? Jennifer ati hoya, yagiye aza imwe ku yindi. Ni amabaruwa rwose wagira ngo yanditswe n'umuntu usanzwe ari umusizi. Uyu muntu ni umuhanga cyane, amagambo avuga kandi wumva rwose atari amagambo asanzwe. Uyu munyamakuru abaza Jennifer ati none se wiyumva ute iyo ufunguye ka gasanduka kawe k'amabaruwa ugasangamo ibaruwa zanditswe n'uyu musore utazi? Jennifer ahita amubwira ati niyumva neza cyane ndetse rwose ubu ngubu bisigaye binanshimisha kuko numva hari ahantu nyine hari umusore unkunda untekereza ufata umwanya we akanyandikira, rwose mba ku mutima we nubwo ntamuzi. Uyu munyamakuru rero ahita amubaza ati none se nta gitekerezo ufite cy'uwo ari we? Jennifer ahita amubwira ati nyine hari abo nkeka ariko nta kibinyemeza. Uyu munyamakuru ahita amubwira ati nta kibazo rwose, iki kinyamakuru gishobora kuzagufasha kukwereka nyine uyu musore uhora akwandikira. Uyu munyamakuru kandi ahita abaza Jennifer ati none se ubundi umaze kwakira amabaruwa angahe? Jennifer ati kugeza uyu munsi ni amabaruwa 13 maze kwakira. Uyu munyamakuru ahita amubwira ati noneho ndifuza ko rwose twagufata n'ifoto, aya mabaruwa yose uyateye hejuru nyine ari kumanuka mu kirere, byaba biryoshye, iyi foto nayo yaba ari nziza cyane. Jennifer rero ayanaga hejuru ari no guseka rwose ubona yabyishimiye, yose ari kumanuka mu kirere maze bagahita bafata ifoto nyine iba ari ifoto nayo nziza cyane. Umunsi wakurikiye rero ibinyamakuru bibyuka byuzuye mu gihugu cyose, ari biri kuvuga kuri uyu mukobwa. Inkuru nyine iba ifite umutwe uvuga uti umukobwa w'umworozi wibera rwose mu rwuri wakunzwe n'umusore utazwi, yamwandikiye amabaruwa 13 yose amubwira ko amukunda, nyamara rwose ntabwo uyu mukobwa amuzi. Ikigaragara cyo nuko uyu mukobwa nawe ari mu rukundo n'uyu muntu uhora umwandikira. Ibi binyamakuru rero ahantu hose nibyo biba bihari, ndetse rwose na ba bantu bose Jennifer yakekaga bose barabisoma. Wa muganga w'amatungo aragenda agafata iki kinyamakuru maze akagenda asoma ari nako ari kumwenyura. Haba harimo rwose inkuru zitangaje kandi zishimishije. Abantu bose rero basoma izi nkuru z'urukundo maze rwose bakumva uru rukundo rurabatangaje rw'ukuntu uyu musore yafashe umwanya wo kwandika amabaruwa angana atya ayandikira umukobwa ariko rwose ataramuza imbere ngo amwiyereke. Mama rero wa Jennifer aba ahangayitse, aba ari kwibaza ati umukobwa wanjye ko ubusanzwe atajyaga akunda kuvuga ibintu bye, ubu ibi bintu bizarangira neza koko? Nta kibazo bizamuteza kuba ubuzima bwe bwose bwagiye ku karubanda? Naho umushuti rero wa Jennifer we ahita abwira mama wa Jennifer ati hoya nta kibazo rwose, ikindi kandi ubu ibintu byose Jennifer akora bigiye kumenyekana, agiye kujya acuruza noneho ibintu byinshi kurenza ibyo yacuruzaga. Ikindi kandi bari abasore babiri bose ari gusohokana nabo ni abana beza cyane, nta kibazo kirimo, wihangayika rwose nawe dore ko wihangayikisha mu tuntu dutoya. Inkuru rero haba muri iki cyaro ndetse haba no mu mujyi hose nta kindi bavugaga uretse inkuru nyine y'umukobwa w'umunyacyaro w'umworozi wibera mu rwuri wakunzwe n'umusore ariko utaramenyekana. Kuri ibi binyamakuru kandi hari ifoto y'uyu mukobwa ari mwiza cyane ahebuje, yasaga neza cyane ku buryo umuntu wese wamurebaga yarebaga iyi foto maze ntayikureho amaso. Nawe ubwe rero yarebye iki kinyamakuru aravuga ati burya ntabwo nari ko ndi mwiza bingana bitya, uzi ko utamenya ko ari jyewe, wagira ngo ni undi muntu
nari nsanzwe nibona nambaye ibibote ndetse n'amapantaro n'amashati nyine n'ingofero by'akazi, none ubu kwibona mu gakanzu keza cyane kanyegereye ndabona bitangaje, gusa nakabaye ari uko mpora nambaye nuko nyine akazi nkora katanyemerera. Ahita yiseka rero maze akarambika ikinyamakuru hasi. Ahita rero yumva imvura itangiye kugwa ari nyinshi, inkuba ziri gukubita. Ahita yambara imyenda y'akazi vuba vuba maze akajya kureba ko amatungo ye yose ahari nyine nta na rimwe ritarataha. Nyamara rwose mu kujya kureba ahita asanga ya hene yakunda cyane yo rwose idahari. Ahita atangira rero kuyihamagara, abayihamagara mu izina uba wagira ngo ni nk'umwana ari guhamagara. Arahamagara ariko akayibura, ahita yiruka rero ashakisha ahantu hose. Gabriel rero wumvise uyu mukobwa ari gusakuza nawe asohoka mu nzu yihuta, maze agahita aza akamusanga aho aba ahagaze. Ati bigenze bite Jennifer? Ati ihene yanjye nayibuze, ntayiri hari iwanyu? Uyu musore ati hoya ntayihari, ariko nanone dore imvura ni nyinshi igiye kugwa, reka ngufashe tuyishake vuba turayibona byanze bikunze. Bahita batangira kuyishaka rero bose bakiruka, imvura ikabanyagira ikenda kubica. Gusa nyine bayisanga yiyugamiye ahantu k'uyu musore ku ruhande ku nzu nyine ataba akunda gukoresha, yibereye ahantu mu biti. Jennifer rero ahita ayifata maze agatangira kuyibwira nkaho rwose yumva. Ati nawe rwose uramvuna, ndambiwe guhora nkwiruka inyuma, ubu wowe ntabwo wamenya ko n'imvura iguye ngo maze utahe? Urabona imvura yose itunyagiye. Jennifer rero ahita abwira Gabriel ati urakoze cyane rwose, umfashije ibintu bikomeye ntari kwifasha, ntabwo byari kunkundira kuyibona njyenyine, gusa umbabarire kuba nkunyagije, umbabarire cyane rwose, ni amakosa yanjye. Uyu musore aramubwira ati hoya nta kibazo, nk'uko ngufashije nawe wamfasha, ahari yenda uyu munsi wari unkeneye ariko nanjye ejo nagukenera. Ni ibisanzwe rero abaturanyi nyine bagomba gufashanya muri byose. Ubwo baba babivuga uyu musore gukuramo umupira uba wamutoheyeho rwose yanyagiwe bikabije. Ahita abwira rero Jennifer ati ngaho genda maze rwose ujye gushaka amazi ukarabe, ubundi unateke agacyayi gashyushye unywe, dore wanyagiwe cyane utaza kurwara gripe. Jennifer ahita amubwira ati urakoze, reka ngende. Guhera uyu munsi rero kubera ukuntu Gabriel aba yafashije Jennifer, noneho rwose batangira kuba inshuti, bakajya baganira. Ubu noneho kubera ko baba ari n'abaturanyi kenshi cyane ibikorwa byabo baba babikorera hamwe, Jennifer nyine aba yarabonye ko uyu musore nta kibazo cye ari umwana mwiza cyane. Umunsi umwe rero Gabriel abwira Jennifer ati ndashaka rwose kukujyana ahantu, hari ikintu nshaka kujya kukwereka. Jennifer rero aramubwira ati nta kibazo rwose tugende. Gabriel aramujyana maze akamugeza nyine ahantu mu rundi rwuri bari bororeyemo amashevare. Gabriel ahita abwira Jennifer ati dore rero njyewe naha nakuriye, aya mashevare nakuranye nayo, nakundaga kuyakoresha rwose niruka, ndetse uriya mugabo ureba hariya niwe mutoza wanjye, niwe wahoraga antoza, najyaga njya no mu masiganwa nkoresheje aya mashevare. Aha rero niko ubuzima bwanjye, aha nanjye ni nka hariya iwanyu nyine, ni ku ivuko ryanjye. Ahita atangira kugenda amwereka amashevare imwe ku yindi, amubwira amazina yayo. Jennifer rero arishima cyane, abasanzwe rwose akunda nyine n'amatungo, yishimira rero amashevare, agatangira kugenda ayakoraho imwe ku yindi, atangira kugenda ayahanagura, ayasokoza, ayaryamishiriza nyine ubwoya, ayagira neza. Gabriel rero aramubwira ati none se twatembera ku ishevare? Jennifer ati cyane rwose, nari nabikumbuye. Gabriel ati none se waba warigeze na rimwe ugenda ku ishevare? Jennifer ati cyane, kera papa wanjye atararwara yajyaga rwose akunda kunshyira ku ishevare maze njye nawe tugasiganwa, ni ibintu rwose menyereye. Gabriel ahita amubwira ati ngaho rero nyereka ibyo uzi, reka rero dusiganwe. Jennifer ati nta kibazo tugende, mfite ubwoba ahubwo ko utari bunankurikire, utari bunamenye aho nanyuze. Koko rero bahita bajya ku mashevare maze bagatangira gutwara, barasiganwa kakahava, dore ko aha hantu haba rwose ari na hanini. Bamara rero gukora urugendo runini maze Jennifer akagenda buhoro,
Gabriel aramufata maze nyine bakagenda amashavare yabo yegeranye bagenda baganira. Gabriel ahita abwira Jennifer ati uranyemeje, ntabwo rwose nari nzi yuko uzi gutwara ishavare bimeze gutya, uzi yuko utamenya ko uri umukobwa, cyakoze ujya untangaza, nta kintu na kimwe ku isi utazi, ngaho nawe warize uraminuza, amashimi urayazi, za fiziki urazizi, korora urabizi, kugenda ku mashavare urabizi, njyewe ahubwo nibaza ikintu utazi byaranyobeye. Jennifer ahita abwira Gabriel ati nawe se kandi wikabya, ugiye kuvuga se ko ndibamenya, urashaka kuvuga ko njyewe nzi ibintu byose? Oya, ntabwo nzi ibintu byose rwose, nta nubwo ahubwo nzi 1% cy'ibintu nifuza kumenya, ndakiga, ndacyakeneye kumenya n'ibindi bintu byinshi. Gabriel ahita amubwira ati uri umukobwa utangaje, uri umuhanga cyane, uratangaje rwose. Bava ku mashavare rero maze bakicara mu byatsi, batangira kuganira. Jennifer akabaza Gabriel ati none se watangiye kugenda ku mashavare ryari? Gabriel ati ibi bintu ndabikuriyemo, tekereza ko nabitangiye mfite imyaka 4 gusa, icyo gihe kandi najyaga rwose no mu masiganwa, kandi nanasiganwaga n'abantu bakuru, utagira ngo nasiganwaga n'abana gusa. Jennifer ati biratangaje cyane, none se kuki waje kubireka ukaza kureka kujya muri ayo masiganwa ndetse ukareka no gukomeza kugenda ku mashavare cyane? Gabriel ati biroroshye cyane, urumva nyuma nyine y'urupfu rw'ababyeyi banjye nari mfite inshingano nyinshi cyane, nari mfite ibintu byinshi byo kwitaho, ntabwo rero nari kubona umwanya wo kujya mu masiganwa. Jennifer aba atangiye kubabara nyine, ati ihangane, none se ababyeyi bawe wababuze ufite imyaka ingahe? Gabriel ati nari mfite imyaka 19, guhera icyo gihe nafashe inshingano ababyeyi banjye bari bafite, ndetse rwose n'izindi zose byose binjya ku mutwe, ntabwo rero nari kubishobora ibyo bintu byose. Gusa nanone uriya mugabo nakweretse nkubwira ko ari we wajyaga amfasha nyine mu bintu byo kugenda ku mashavare, yambaye hafi cyane, yamfashe nk'aho ndi umwana we rwose, nanjye mufata nka papa wanjye, yabayeho ababyeyi banjye batari bari, buri kintu cyose cyangwa buri kibazo cyose nagiraga niwe narebaga. Uriya mupapa rwose ni umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye. Jennifer rero ahita amubwira ati hangane, ndabyumva rwose ko bitakoroheye, ariko komera, dore wabaye umugabo kandi wabyitwayemo neza. Gabriel ahita abwira Jennifer ati ikindi kintu cy'igiciro nungutse mu buzima ni ukuba narakugize nk'umuturanyi wanjye. Jennifer ahita amubwira ati nanjye rwose kuba duturanye ndetse turi n'inshuti ni iby'igiciro kuri jyewe. Bahita barebana rero, maze rwose ntabwo bamenye uko bibagendekeye, maze bakahita basomana. Barataha rero, maze Jennifer akaguma yibaza kuri uyu musore, aba yumva rwose yatangiye noneho we no kumukunda. Yandikira rero wa mushuti we message ati ndagira ngo nkubwire ikintu gitangaje, ubu rwose tuvugana ndi mu rukundo, ndi gukunda Gabriel mu buryo butangaje, gusa ndishimye, ndumva mfite umunezero ntabasha kukubwira. Uyu mushuti rero wa Jennifer agenda yihuta akajya kubibwira mama wa Jennifer, aramubwira ati nari kuzaniye inkuru nziza, Jennifer ari mu rukundo. Naho rero mama wa Jennifer wahita abwira uyu mukobwa ati ndishimye cyane, umukobwa wanjye ari mu rukundo, ati ntako bisa kugira rwose umukwe w'umuganga. Uwe rero bari gutekereza ko wa musore uvura amatungo ari uri gukundana na Jennifer. Naho rero uyu mushuti wa Jennifer ahita abwira mama wa Jennifer ati hoya, ntabwo rwose ari uwo nguwo, igitangaje ahubwo ari gukundana n'undi musore utari no gutekereza, ubu tuvugana ari gukundana na Gabriel. Mama wa Jennifer ati ntumbwire, rwose ubuzima nabwo buratangaje, ubu ni gute urukundo rwagiye rukamwerekeza kuri uriya musore batari basanzwe banavugana? Gusa nyine nta kibazo, nta kundi kuko nta yandi mahitamo mfite. Hashira iminsi rero, maze hano muri kino cyaro bakoroganiza ibirori by'abana, baba bashyizeho ibikinisho bigiye bitandukanye, baba ari umunsi rwose wo kugira ngo abana bishimishe. Birumvikana rero ntabwo Jennifer rwose aba yari kubiburamo, kuko ibintu byinshi ni nawe wabiteguye. Baba rero bari mu birori, ibyishimo ari byose, maze akajya kubona akabona Gabriel araje nawe ari gukina n'abana. Mama we rero ahita amubwira
atumva rero mwana wanjye, uyu ni umunsi wawe, nawe rwose genda winezeze, ibi bintu nawe byaguhindukira umunsi w'ibyishimo. Jennifer ati ariko ibi ni ibirori by'abana, sinumva rero icyo nakora. Mama we ati reba hariya imbere abari kumwereka nyine Gabrielle, ati genda namwe mwishimishe rwose munezerwe, ntugatume hari umwanya utakaza, umwanya wose wakuzanira ibyishimo ntukawutakaze, ujye uwukoresha. Jennifer rero aba ari kujya anyuzamo akanaga akajisho kuri Gabrielle, nawe rwose uri kujya amara amasegonda make maze akaba aramurebye, bose bahuza amaso bakaba barasetse. Wa mukobwa rero w'umunyamakuru nawe aba ari muri ibi birori, ahita rero afata ibyo kunywa bibiri maze akagenda rwose agenda yikaraga yizunguza, agashyira Gabrielle, akamubwira ati nari nkuzaniye icyo kunywa. Gabrielle n'ikinyabupfura cyinshi aracyakira, maze uyu mukobwa agahita abwira Gabrielle ati urabyumva ute turamutse nimugoroba tuje gusohokana, tuje guhura tukaganira? Gabrielle ati nta kibazo, ubwo ndaza kubitekerezaho. Naho rero Jennifer we aba rwose yatangiye gufuha mu mutima we, kubera ko aba asigaye akunda uyu mukobwa. Kubera ko aba asigaye akunda uyu musore, urukundo rutangaje. Umunsi wakurikiye rero haba hari ibirori muri iki cyaro, abantu rwose baba bari bujye kwishimisha, bose rero bambara neza cyane maze bakajya mu birori. Jennifer amara amasaha menshi cyane ari guhitamo ikanzu agomba kwambara kugira ngo ajye muri ibi birori, cyane cyane ko nyine aba atekereza ko ashobora kuhahurira na Gabrielle, aba asigaye rwose yiyumvamo cyane. Bajya rero muri ibi birori maze wa mushiki we akamubwira ati wambaye neza cyane. Jennifer ati ntabwo wabyumva umwanya byantwaye, natekerezaga ko hano hari bube hari abantu benshi cyane. Ubwo aba ari kuvuga ibyo nyine kuko aba atarabona Gabrielle, kandi aba ameze nk'aho ari wenyine ategereje, wagira ngo niwe wenyine uri buze muri ibi birori. Baba bari kuganira maze yajya kubona akabona abonye Gabrielle aratungutse, ahita yishima cyane maze agatangira akamwenyura. Gabrielle ahita aza amusanga maze akamusuhuza, ahita amubaza ati kubera iki utari kubyina? Jennifer ati ndumva rwose ntari kubyiyumvamo. Gabrielle ati wibeshya, ahubwo avuga yuko utazi kubyina, ndi kubibona rwose ibirenge byawe biratambamye, ndi kubibona ko rwose utabasha kubyina, ntabwo ari ibintu byawe rwose, ndi kubibona neza, ndi kubigusomaho, witubeshya rero. Jennifer ahita abwira Gabrielle ati ushatse kuvuga ko ntazi kubyina? Reka rero nze mbikwereke, ngwino tugende. Ahita amufata amaboko kugira ngo nyine ajye kumwereka ko azi kubyina. Bahita bagenda bakabyinana batuje cyane, Gabrielle amureba mu maso, naho Jennifer nawe ari kureba mu maso ya Gabrielle. Gabrielle ahita amubaza ati none se ntabwo uherutse kwakira ayandi mabaruwa y'urukundo? Jennifer ahita amubwira ati hoya, ariko ntanakubeshye, ndabona rwose ntanagikeneye kwakira ayandi, kubera ko urukundo rwa nyarwo ndarufite imbere yanjye. Gabrielle rero aba ari gukomeza nyine areba hirya no hino, maze akabona mama wa Jennifer ntabwo yishimye, ahita amubaza ati mama wawe ameze neza? Jennifer ati nta kibazo, buriya rwose ni umunaniro w'akazi kenshi aba yakoze, wimwitaho. Naho rero wa mukobwa w'umunyamakuru areba mu bantu bose baba bari hano, maze yajya kubona akabona Jennifer ari kubyinana na Gabrielle. Umusore nyine uyu munyamakuru nawe rwose aba asigaye ari kwihomaho muri iyi minsi, aba yumva amushaka uko byagenda kose, ahita arakara maze akumva arashaka impamvu nyine iri butandukanye aba babiri kugira ngo abe ari kubyinana na Gabrielle. Jennifer rero ndetse na Gabrielle bakomeza kwibyinira bishimye rwose, ikirori kiba cyashyushye, abantu hano bose ubona banezerewe. Wa munyamakuru rero uba wafushye aranyarwa agahita afata mikoro maze akababwira ati muceceke mwese, hari ikintu nshaka kubabwira. Abantu bose rero baraceceka bakamuhanga amaso, maze agahita ababwira ati muzi se inkuru zimaze iminsi zicicikana ko umukobwa w'umunyacyaro afite umusore wamukunze ariko utazwi? Abantu bose bati yego. Ahita ababwira ati ndababwiza ukuri,
uriya mukobwa ashobora kuba rwose azi umuntu wamwandikiraga ariya mabaruwa. Ati tekereza ko yasohokanaga na muganga w'amatungo ndetse akanasohokana na Alex. Umwe muri mwe rero niyivuge, uwandikaga aya mabaruwa niyivuge. Aba basore bo rero bahita barebana, ntabwo rwose ibi bintu haba hari ikintu babiziho, bararebana bikabayobera. Maze uyu munyamakuru agahita akomeza avuga ati cyangwa noneho yiboneye n'undi wa gatatu. Jennifer rero yumva bari kumusebya rwose, kuko nyine ibi bintu baba bari kuvuga biba byari ibanga kuri we. Aba yariyemeje gusohokana n'aba basore ariko mu ibanga rikomeye, ku buryo nta n'umwe muri bo rwose aba yaragerageje kubibwira. Aba yarabibwiye nyine uyu munyamakuru gusa cyagiye babaga bagiye gukora interview, ariko yari yamubwiye ko rwose ari ibanga. Hanyuma rero Jennifer ahita yumva asebeye imbere y'uyu musore baba bari kumwe, ndetse rwose aba anasigaye yiyumvamo. Ahita rero yiruka maze agahita yitahira. Aba rwose yumva ababaye kandi yumva bamusebeje. Naho rero Gabriel amwiruka inyuma ati reka rwose tuvugane. Naho Jennifer ati hoya, reka nigendere, uyu munyamakuru aransebeje bikabije, ibintu twavuganye byari ibanga, nyamara rwose dore abishyize ku karubanda, ndibaza ukuntu uri kumfata. Jennifer ahita agenda ataravuganye n'uyu musore, kandi nta nubwo rwose yongera kuvugana nawe. Aba yumva nyine afite ikimwaro cyinshi, ndetse rwose yumva yarasebye, ahari yumva ibintu yakoze byo kuba yarasohokanye n'abasore babiri kugira ngo amenye umwandikira, nabyo rwose aba yumva ari ikimwaro. Naho rero Gabriel we rwose uba usigaye anakunda Jennifer cyane, aba agerageza kugira ngo arebe ko yabona umwanya bakavugana, ariko Jennifer akamugendera kure. Iminsi rero iragenda igashira, Jennifer agahinda ari kose. Umunsi umwe rero asubira muri ka gasanduka ke k'amabaruwa, maze akajya kurebamo, gusa ntabwo rwose aba yizeye ko hari ikintu ari busangemo. Atungurwa rero no kongera gusangamo iyindi baruwa imeze nka za zindi neza. Iyo rero iba ari umwihariko. Uyu musore aba yamwandikiye ati rukundo rw'ubuzima bwanjye, naragukunze nanirwa kubikubwira, ni ukuri nananiwe kubumbura umunwa ngo nkubwire ko ngukunda, kandi nyamara buri munsi wamporaga imbere. Nahisemo rero kujya mbikubwira mu mabaruwa, nahisemo kujya nkubwira uko ngukunda mbikwandikiye. Kuva umunsi wa mbere ninjira hano muri uru rwuri nje kurugura, sinigeze rwose na rimwe ndeka kugutekerezaho. Uriya munsi narakurebye, maze rwose isura yawe iguma mu mutwe wanjye. Naragukunze ariko mbona kugukunda bitanyoroheye, gusa numvise ntashaka kugutakaza, maze mfata umwanzuro rwose wari ukomeye wo kugukunda mu ibanga rikomeye, kugira ngo rwose utazanyanga cyangwa nkazakubura, kuko ntabwo nari kwihanganira kumbwira hoya. Ntiwigeze utekereza rero ko umukunzi wawe w'ibanga yari njyewe Gabriel, wa musore wahoraga kurebera kure, wa musore wabyukaga mu gitondo ngahagarara ahirengeye kugira ngo nkurebe usohoka mu nzu, wa musore kandi ku mugoroba nahagararaga rwose ahantu kugira ngo nkurebe ugiye kuryama. Buriya mu mutima wanjye nabaga nakubwiye mwiriwe, ndetse nkanakubwira ngo urare neza, nubwo rwose ntabivugaga ngo ubyumve. Wabaye urukundo rwa mbere rw'ubuzima bwanjye, gusa ubyumve rwose, wampaye umunezero, watumye menya ko habaho urukundo rwa nyarwo. Ikindi kandi ni ukuri wambereye inshuti y'indashyikirwa. Uyu munsi rero nifuje kukubwira ko ngukunda, ndetse nkanakubwira uwo ndi we. Jennifer rero wari uri gusoma iyi baruwa, amarira yari yatangiye gushoka ku maso ye. Yari ari kwibaza ukuntu uyu musore wamukunze ubuzima bwose atigeze amenya ko ari wa Gabriel wamuhoraga imbere, wa Gabriel utarakundaga kumuvugisha. Nyamara rwose mu bo yakekaga bose ntabwo Gabriel yigeze azamo.
Jennifer rero yakomeje gusoma iyi baruwa maze yumva amarangamutima aranze, yarahagurutse asohoka mu nzu yiruka cyane agenda ahamagara Gabriel, dore ko bari banaturanye. Gabriel nawe yasohotse mu nzu yihuta maze bombi bahita bahurira mu rugo hagati. Jennifer rero yahise ahobera Gabriel yanga kumurekura, aramubwira ati ndakwinginze umbabarire rwose niba hari aho ntitwaye neza, gusa nanone mfite amagambo menshi yo kugushimira. Warakoze gutuma amenya ko habaho urukundo, warakoze kumpa ibyishimo, warakoze kandi kunyigisha ko rwose ntari umukobwa ugomba kwizirika mu matungo gusa, ahubwo warakoze kunyigisha ko rwose nanakunda kandi ngakundwa, ikintu ntigeze ntekereza kuva na kera. Warakoze kumpa ibyishimo. Gabriel ati hoya, ahubwo niwe wakoze, kuko rwose nabonye ko urukundo rwa nyarwo rubaho. Ni ukuri igihe maze hano, ndakubwiza ukuri, niyo minsi y'ubuzima maze rwose nishimye. Aba bombi barongeye barahoberana, barongera barahoberana maze barasomana. Jennifer yahise abwira Gabriel atumva rero nkubwire, ibintu byose wifuza hano muri uru rwuri ndabiguhaye, ninshaka rwose nzasigare nta na kimwe ngikora, byose ndabikweguriye kuko nibyo naguhaye wabifashe neza. Gabriel ahita amubwira atumva rero nkubwire, namenye agaciro ibintu byaha byose bifite, nta na kimwe rwose ngikeneye, uwo nshaka ni wowe kandi ndagufite, ndifuza urukundo rwawe, naho rwose iby'amasambu yawe n'ibindi bigumane kuko ndabizi ko ari umunezero wawe, ikintu kigushimisha sinifuza kukigukura iruhande, ndagukunda cyane. Barongeye rero barahoberana maze Jennifer anababwira Gabriel ati nanjye ndagukunda kandi ubuziraherezo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.